green card yasohotse, hari kubura iminsi 2 ubundi ngo dutangirane n'ibintu bishya. Tariki 3 z'ukwezi kwa gatanu, uyu munsi none turi tariki ya mbere z'ukwezi kwa gatanu. Ni ukuvuga ngo iminsi yagiye tayari twitegura kureba result. So rero ndagira ngo ushishikarize kugira ngo ukomeze nawe updates kugira ngo zisohoka tumenya amakuru twikomereza tujya hanze. Nongera kubashimira kugira ngo buri muntu wese ukomeje kubana natwe kuri no channel, Imana ikomeze kumuha umugisha, kandi mu by'ukuri mukomeze mudukandire subscribe, mu share, comment na share, mu sharing abavandimwe kugira ngo nabo bajye babana natwe muri bino bihe byo kumenya amakuru hirya no hino. Wenda you never know, wabona ugize amahirwe ukajya hanze. Murabizi inzira z'Imana zigiye zitandukanye. Rero Imana ikomeze ibambere umugisha, ndabakunda cyane, mbahoza ku mutima. Uyu munsi none ndashaka yuko tuza kuganira ku ijambo ry'Imana. Murabizi ko akenshi ino channel icaho ijambo ry'Imana, igacaho ibikorwa bitandukanye bya green cards nk'ibisanzwe, ariko cyane murabizi ko ari green card. Rero n'ubundi twasanze ibintu byose ni Imana ibigena abavandimwe. Imana nigena ikintu, niyo mpamvu tugomba no kubisengera. Bishaka kudakunda yuko wenda Imana gucira inzira ukajya hanze, ariko Imana ikakizindi nzira uri mu gihugu urimo, buri hantu hose uri Imana ikagucira inzira ukabaho neza. Ariko iyo ufite nyine, iyo wumva ushaka ikintu, n'Imana iragushyigikira, igashyigikira igitekerezo cyawe, ikayagufasha nawe ukaprayinga green card, ukabona birabakunze, ukabona ugiye hanze, ntuwamenya inzira z'Imana. Niyo mpamvu rero tuba tugomba gusenga, tuba tugomba gushishikara mu bintu byose turi gukora kugira ngo n'Imana ibiduheremo umugisha, kuko n'ubundi ijambo ry'Imana rivuga ati ngo izaduha imigisha y'amaboko yacu. Imana nyine ihe imigisha kuko hari ikintu twakoze, ikintu wagerageje gukora, waprayinze, washizemo imbaraga zawe, ukavuga ati Imana urabona bimeze gutya na gutya, ndashaka kujya hanze, ukaprayinga, ukanabisengera, ukabishyira imbere y'Imana. Ubona akenshi Imana n'ukuri ntabwo ijyayirengagiza abayisaba. Niyo mpamvu rero tuba tugomba no kubisengera. Dore ejo bizasohoka, n'ukuri dusenge, dukomeze dusenge, tuniringira yuko inzira z'Imana zirenga ibihumbi, naho riyanagutabara, ntitubyibagirwe. So rero reka dusenge muri kano kanya gatoya, dufashe, hanyuma dusengere buri byifuzo bitandukanye, waba urwaye, waba ufite ibibazo bitandukanye, waba mu kigeragezo runaka, dusenge. Gusenga nicyo gisubizo cya mbere, nicyo gisubizo cyo mu mutima kibasha kuruhura umutima. Niyo bitakunda ibyo uri kubona by'uyu munsi cyangwa se by'ejo hashize bitari kugenda neza, ariko rero ibyiringiro, Yesu nashimwe, hari ibyiringiro mu gitondo ubuzima bwahinduka mu minota mikeya. Imana yagukubita surprise ukabona ibintu birahindutse. Reka dusengere muri kano kanya kugira ngo dukomeze twereke Imana imitima yacu ikomeje guca bugufi, kandi twemera dushima n'Imana kubyo ikomeje gukora mu buzima bwacu bwa buri munsi. Uwiteka Mwami Yesu, twongeye gushima, twongeye kuguhimbaza, tugushimiye ubuntu bwawe, tugushimiye imiteguro yawe myiza, tugushimiye ko buri munsi budufiteho Mwami Yesu ubundi buryo bwo kugira ngo tubashe kubaho, tubashe kuba mu buntu bwawe, tubashe kuba mu mashimwe, kuko Mwami Yesu twasobanukiye yuko icyo twifuza hari gukora tugushima. Mwami Yesu, nta kindi kintu twabona twaguha uretse kuvuga ngo izina ryawe rihabwe icyubahiro, uretse kuvuga ngo izina ryawe rishirwe hejuru. Nyemerera ubane natwe muri kano kanya Yesu Kristo, imbabazi zawe zururukire buri muntu wese aho ari. Ndasenze mu izina rya Yesu Kristo, nsenge buri muntu wese ukurikiranye no channel mu izina rya Yesu, ukoko kwawe kwiza kubane nawe, umugirire neza, ndetse wumve ibyifuzo biri mu mitima yacu, udusubirize ku bw'ubuntu bwawe Mana. Nyemera buri muntu wese Mwami Yesu ahezagirwe ku bw'ubuntu bwawe, imbabazi zawe zikomeze zibane natwe, amaraso akomeze tweze, imitima yacu bashe kukumva Mwami Yesu. Ndagushimye, ndaguhimbaje Yesu Kristo, bana natwe muri kano kanya gatoya, ufungure Mwami Yesu imitima yacu tubashe kumva icyo uri kuvugana natwe muri kano kanya. Ufungure Yesu Kristo imitima ya buri muntu wese uri kutwumva Mwami, kugira abashe kwakira icyo uri kuvugana nawe aya masaha. Ndagushimye, ndaguhimbaje Yesu Kristo, icyubahiro kibi cyawe, izina ryawe rishirwe hejuru, mu izina rya Yesu Kristo, amen. Imana ibamugisha. Uyu munsi ndashaka ko dusoma ijambo ry'Imana riboneka mu Abalewi ibice bya 26 guhera ku murongo waho wa 3.
dusome mu izina rya Yesu. Titre iravuga ngo ibyo Imana isezeranya Abisiraheli nibayumvira. Yesu nashimwe. Ahangaha Kristo Imana hari igihe Imana igusezeranya ikintu. Haleluya. Hari igihe Imana igusezeranya ikintu ikakubwira ati nukora iki nzaguha umugisha, ariko hari aho ishaka yuko nawe uba uri. Yesu nashimwe. Nibayumvira, Imana isezeranya isezerano Abisiraheli nibayumvira. Haleluya. Dusome ku murongo wa mbere aravuga ngo nimuhora mwumvira amategeko yanjye mukitondera ibyo nategetse mukabyumvira. Kuri kane aravuga ngo nzajya mbavubira imvura mu bihe byose, ubutaka buzajya bwera imyaka yabwo. Haleluya. Ibiti byo mu mirima bizajya byera imbuto zabyo. Ku murongo wa gatanu aravuga ngo ihura ryanyu rizageza mu isarura ry'inzabibu. Iryo sarura rizagera mu biba. Muzajya murya ibyo kurya byanyu muhage, mube mu gihugu cyanyu amahoro. Yesu nashimwe. Hano ku murongo wa gatatu nkuko twavuze ngo duhere ku murongo wa gatatu, naho havuze ngo nimuhora mwumvira amategeko yanjye mukitondera ibyo nategetse mukabyumvira. Yesu nashimwe. Uyu munsi none Imana hari imvura ishaka ko itugwishiriza. Haleluya. Birashoboka yuko uri mu gihe cyo gukayuka cyangwa se cy'ibibazo bikomeye, ariko hari ijambo ngira ngo nkubwiye uyu munsi wa none rivuga ngo niwumvira icyo Imana irimo irakubwira uyu munsi wa none izakugwishiriza imvura y'umugisha kuri wowe. Haleluya. Kubera yuko ikintu Imana ishaka muri kino gihe ikeneye umuntu uyumva. Yesu nashimwe. Ikeneye umuntu uyumva, ikeneye umuntu wumva icyo Imana iri kuvuga, kuko kutugirira neza ntabwo ari ibintu biyinaniye, ntabwo ari ibintu bigoye, ntabwo ari ibintu by'imbaraga, ahubwo iyo ikintu irimo irashaka muri kino gihe nuko ibasha kugira ngo ibanze ituremamo ikintu cyo kuyumvira. Haleluya. Iyo umuntu yumvira Imana biroroha kugira ngo Imana ibashe kumugirira neza. Haleluya. Kuko bazi iyo wubashye Imana nikugire neza, cyangwa se tuvuge wenda urugero wenda igucira inzira, wenda ugiye nko hanze cyangwa se gucira inzira igwaye akazi, kubera ko ufite umwuka w'Imana wo kumvira Imana. Iyo niyo ugeze muri ako kazi hari Imana igucira inzira ukabona ako kazi kumugisha, ariko ukavuga ati kuko numviye Imana, wa mwuka w'Imana wo kumvira ako kazi kazakubera umugisha, kabere n'abandi umugisha. Yesu nashimwe. Cyangwa se uzagenda mu amahanga, ariko kubera ko hari ijambo rivuga ngo kumvira Uwiteka, niwumvira Uwiteka hari imigisha iboneka kubera ko twumviye Uwiteka. Yesu nashimwe. Niwumvira Uwiteka nzaguha umugisha, imirima yawe izera, ibiti byawe bizera. Yesu nashimwe. Suko hari abandi baba batari kweza. Yesu nashimwe. Kuko birashoboka ko n'uyu munsi nshobora kuba ndi mu bihe byo kuteza, ariko Imana ikavuga ati kubera yuko uri mu gihe cyo kumva ijwi ryanjye, ukumva icyo ndi kuvugana nawe. Haleluya. Ukumva icyo ndi kuvugana nawe, ukitondera amasezerano yanjye, ukumva nyine uri kumva amategeko Imana irimo kugutegeka muri iki gihe. Yesu nashimwe. Imana ikavuga ati reka mugirire neza kubera yuko hari abandi nabo bazunguka umugisha kubera we. Haleluya. Ku murongo wa gatandatu aravuga ngo kandi nzaha igihugu kugira amahoro. Yesu nashimwe. Ni ukuvuga ngo igihugu iyo umuntu yumva isezerano ry'Imana cyangwa se yumvira Imana ntabwo iha umugisha ku giti cye. Nasanze Imana iyo ugiye guha umugisha umuntu, Yesu nashimwe, kubera yuko haba hari umwuka w'Imana kuri we umuriho. Yesu nashimwe. Haba ari umwuka w'Imana umuriho, bimuhesha kuba yahesha igihugu arimo umugisha. Haleluya. Kubera yuko Imana ntabwo nasanze ntabwo idukiza twenyine ku giti cyacu, ahubwo idukizanya n'abari inyuma bacu.
Haleluya. Imana ni ukuri, Imana ikomeze ishimwe ihimbazwe, kandi mukomeze mwumve icyo Imana irimo iravuga muri kino gihe. Yesu nashimwe. Ntiwite ku bihe urimo uyu munsi wa none, ntiwite ku bibazo, ntiwite ku burwayi, ntiwite ku nzara, ntiwite ku bibazo byari byo byose, ahubwo wumve isezerano ry'Imana irimo iragutegeka uyu munsi wa none, kugira ngo twumve isezerano ry'Imana, twumvire icyo Imana irimo kuvuga. Haleluya. Reka dusengere muri rino jambo, tubwira Imana ngo Mana uduhe umutima kumva amategeko yawe, uduhe umutima kumva icyo uri kutubwira, uduhe umutima kumva hari ikindi kintu kitari cyo turi kumvisha amatwi y'umubiri, ahubwo twumvisha umwuka kugira ngo ubashe gukora ibirenze muri twebwe, kuko Imana iyo ubwayo yiteguye kutuvubira imvura. Haleluya. Ku murongo wa 4 niho havuga ngo nzajya mbavubira imvura mu bihe byayo. Yesu nashimwe. Ubutaka buzajya bwera imyaka yabo, ibiti byo mu mirima bizajya byera imbuto zabyo. Haleluya. Uyu munsi none ndagira ngo dusenge tubwire Imana ati Mana turabizi yuko icyo dushakaho muri kino gihe nta kindi urashaka kutugirira neza. Haleluya. Nta kindi Imana idushakaho, irashaka kutugirira neza kugira ngo buri muntu wese aho ari abashe kumva kugirirwa neza n'Imana. Mwami Yesu turagushimye, turaguhimbaje, tugushimiye ijambo rya ryiza, tugushimiye ko niwe wenyine ubasha gutuma imitima yacu ibasha kumva ihumure, niwe ubasha gutuma imitima yacu ibasha kumva iguwe neza kubw'ubuntu bwawe. Mwami Yesu nyemerera imitima yacu yumva icyo usezeranya imitima yacu, ude kumvira isezerano ryawe, ude kumva icyo uvuga muri kino gihe Yesu Kristo, kuko twasobanukiye yuko kugira ngo tugirirwe neza nawe bidasaba kugira ngo Mwami Yesu duce hirya no hino, ahubwo ushaka imitima iciye bugufi yumva icyo uvuga Mwami. Nyemerera Mwami Yesu ukomeze ubane na buri muntu wese, ndasenze kugira ngo uvubire buri muntu wese imvura Mana. Hari Mwami Yesu abarwaye, ndasenze kugira ngo bavubire imvura yo gukiza mu izina rya Yesu Kristo. Hari afite ibibazo by'ubukene, ndasenze kugira ngo bavubire imvura Mwami Yesu y'umugisha y'ibifatika mu izina rya Yesu Kristo. Hari afite ibibazo Mwami Yesu bitandukanye Mwami Yesu umuntu atabasha kuvuga, ariko ndasenze kugira ngo ikiganza cyawe, ndasenze kugira ngo imvura yawe onyanze buri muntu wese Mwami Yesu anyagirwe n'imvura y'ububasha bwawe, ihindura ibihe mu izina rya Yesu Kristo. Ndagushimye, ndaguhimbaje Mwami, komeza ubane natwe, komeza tugire neza, ukomeze twagure muri byose Mwami, ukomeze tugirire neza, ukomeze wivange muri buri situation yose buri muntu wese arimo Mwami, ubashe kumugirira neza. Tugushimire neza yawe, tugushimire ubuntu bwawe, tugushimire komeje kubana natwe Yesu Kristo. Ndasengera buri muntu wese Mwami Yesu ukurikirana ino channel Mana, ndamusabira umugisha uva hera hawe mu izina rya Yesu Kristo, umugisha Mana, ndetse umugirire neza, wivange mu bye mu izina rya Yesu Kristo. Unyemere ukomeze uhezagire buri muntu wese Mwami, abone neza ku manywa na nijoro. Icubahiro n'ikibi cyawe izina rya Yesu hejuru mu izina